kuba waratanze ibihumbi birenga 500 mu kugura laptop ariko ugasanga warahombye burundu. Reka nkwereke impamvu abantu benshi bagwa muri uwo mutego mbere yo kuba nawe wawugwamo ukaba wazisanga nawe wahomba amafaranga yawe ugasanga waguze imashini idashobora kugufasha mu gihe ukeneye ko imashini igufasha. Uyu munsi ngiye kuguha imitego 5 abantu benshi bakunda kugwamo mbere yuko nawe wayigwamo. Umutego wa mbere ni ukutita kuri RAM. Ni ukuvuga ngo RAM niyo igena umuvuduko wa laptop yawe. Niba ari akazi gasanzwe cyangwa se amasomo, gigabyte 8 irahagije. Okay, umutego wa kabiri abantu bakunda kugwamo kuba kutita kuri processor ni umutima w'imashini niko navuga. Intel Core i3 ni igufasha mu bantu bakora utuntu dusanzwe kabisa badakora utuntu birenze. i5 igufasha nayo mu mirimo isanzwe ariko byibuza hari ukuntu yo hari ukuntu byibura ishobora kugufasha mu bintu byose byinshi bishoboka kabisa ishobora kuba yagufaka. Umutego wa gatatu abantu bakunda kugwamo kutita kuri battery. Mu by'ukuri shyira imbere battery ni ubuzima bwa laptop niko nabivuga, ni ubuzima bwa laptop yawe. Shyira imbere battery ifite byibura, hitamo battery ifite byibura amasaha 3 kuzamura mu gihe ukora ibintu bisanzwe. Nibutsa ko abantu bakoresha cyo kora ama gaming laptop yo nago zisavinga cyane, gusa niba ukoresha ama laptop anasanzwe cyane nimba ukora muri mu rugendo ushobora kuba waba uri mu rugendo nk'ahantu hatari umuriro, ugomba byibura guhitamo imashini iri ifite amasaha byibura ari hejuru ya 3 kuzamura, byibura minimum 3 mu gihe uri no gukoresha internet, byibura 3 ikaba ariyo mashini wahitamo, kuko uzisanga wakeneye battery mu buryo bumwe cyangwa ubundi ugasanga utangiye kwicuza why not naguze bushya na bushya. So hitamo neza aka kantu nako kwitaho. Umutego wa kane abantu bakunda kugwamo kuba kutita kuri screen ya mashini yawe. Hano ngiye kubabwira ibintu bimwe na bimwe bishobora kugufasha. Niba uyitwara akenshi laptop yawe ukunda kuyigendana mu rugendo ushaka kumuvinga ujya ahantu hamwe n'ahandi, byaba byiza uhisemo inchi ya 13 na 14. Okay, umutego wa gatanu ari nawo wa nyuma ubuje nateguye ni garanti cyangwa se garanti cyangwa se warranty. Ntukagure laptop itagira garanti kabisa. Ibyo byo kandi kubwiriye umunsi wenda ushobora kugura n'inshuti yawe uvuga ndayizeye isi, gusa beta ntukagure laptop idafite garanti. Hano ikintu nakubwira kuri laptop zawe kazi byibura baguhe garanti y'amezi 6. Ku musozo w'iyi video ndabibutsa ko iyo uhisemo nabi laptop aho kukubera igikoresho kubera umutwaro, noneho ubonye ibintu byo ugomba kwitaho, so fata umwanzuro uhamye. Wibuke gukora subscribe kuko hari byinshi biri imbere kabisa bizajya bigufasha, bizajya bica kuri ino channel. So bye bye, ciao.